ntabwo umurwayi yitwa patient mu mwuga w'ubuganga, no, yitwa client mu mwuga wabo, yitwa client ni umukiriya. Nta muntu ushobora kugira umukiriya ngo yifuze kumubona. Nyine is called a client nyine for a reason. Mbere y'umwaduko y'ubu buganga bugezweho y'ubuvuzi buri modern, ahantu twari twarigeze tubona ahantu bicara hagateranira abantu magana n'amagana bateraniye ahantu hamwe ngo bararwaye. Buri muryango, buri rugo, buri nzu yabaga ifite umumenyi w'imiti, akaba azi ngo umwana araza gutaka mu nda ndagenda kuguta imibirizi. Umwana namara kuvuka ku rwego rwo kumukingira, nyirakuru araza kugenda akacanga ibyatsi runaka azamuvumburire mu kanwa. So abantu badukanye ubu buvuzi bwabo buri modern babuzaniramo n'indwara, buzaniramo n'indwara, bakoramo na business. Nyine niyo mpamvu mvuga ngo